Okay guys, uyu munsi kuba udafite telefone zihenze cyane ntabwo bikwiriye kuba imbogamizi igomba gutuma udashyira video hano kuri YouTube. Kubera ko nzaba YouTuber benshi bakomeye tunakunda hano bakoresha amatelefone mu bikorwa byabo byose bya buri munsi kandi video bakoze ukaba utamenya ko yakozwe na telefone. Niyo mpamvu wowe ugiye kureba iyi video ngiye kukubwira content ebyiri ushobora gukoresha iyi telefone ndetse n'izindi bijya kungana cyangwa biri mu cyiciro kimwe. Umuntu wari wese uri kureba video yawe ntazigera namenya ko ukoresha telefone ntoya. Ni ukuvuga ngo telefone dufite turamutse tumenye kuzikoresha neza, buri muntu wese yaba ari guproducinga content ashaka kandi ku kigero ashaka. Nuza gukora ikosa ryo gukora video cyangwa se gukora content mu buryo udafitiye ubushobozi, ugashaka gukoresha iyi telefone nk'ukoresha iPhone 15 Pro Max, biraza kurangira wowe ubwawe wikuyemo. Uraza gufotora video n'uyediting kunanire kuyi-exporting. Uraza gushaka kwa uploadinga video telefone ishyuhe ikuzimane. Uraza gufotora cyangwa se ushake kweditingisha soft idashoboka ko yakora muri telefone. Nibyanga uraza gucika intege ubivemo. Ibyiza reka turebe ngo ese mfite iyi telefone ngiyewe nayikoresha gute, cyangwa ngo ndavuga izindi zose biri muri kategori zimwe, hanyuma turebe ukuntu wayeditingisha, turebe content wayikoramo ntibigire icyo bitwara, ndetse kuburyo no gutanga quality iri hejuru ya video wayikoresheje. Ibyo byose nibyo tugiye kureba. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, niwe rugambiro ugeze hano tuguhaye ikaze. Nuza kubona video yikunze ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo nikagira video nimwe iturutse kuri channel izajye gucika. Mbere yuko dukomeza reka mbibutse ko turi kumwe na Twika SMM, niyo company yonyine hano mu gihugu ishobora kugufasha kubona aba followers kuri Instagram byihuse cyane, aba subscribers kuri YouTube byihuse cyane, aba followers kuri TikTok, ama likes, ama views kuri social media zose ukoresha. Ndetse bashobora no kuguha YouTube channel ziri monetize kandi ku giciro cyiza. Ushobora gusura website yabo ni wa@twika.smm.com ukareba service batanga nziza z'umwihariko. Nibo bonyine ushobora gushinga social media yawe mu minsi mike kabiratumbagiye igasa n'iz'abandi. Rero ugize ku cyase ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 079 30 25 661. Tudatinze reka dutangire. Menya ko iyi telefone ifite processeur iringaniye cyangwa se ifite ubushobozi bwo gukora ibintu vuba vuba butarenze cyane. Bivuze ko na kamera yayo iraringaniye. Ariko ninkoresha iyi telefone, wumve telefone zarizo zose zishobora kuba zifite ubushobozi butarenze, cyangwa se zandi ufotora ukabona ntizifotora neza, kandi ibintu ugasanga uriho urategereza. Nubwo rero igihe cyose uzayiha video ifite ubushobozi bunini cyane, niho uzajya kuyeditinga, wajya kuyi-exporting ukabona iri gushaka kuyi-exportinga mu masaha 3. Ikintu uhita ukora uhita witabara ugakanda ukagabanya quality ya video. Noneho ibaze isanzwe yafotoye ishusho riringaniye, noneho ushatse no kuyikura wenda muri 720 ngo ijyane muri 480, biraza kurangira noneho ya foto wakoze cyangwa se ya video wakoze itakaje quality burundu, ku buryo uza kwisanga iyi telefone video yawe yajemo amashaza. Noneho nujya kuyi-exporting noneho ubone bigutwaye iminota 20 isa cyangwa iminota 30 ubone biri busa. Ariko wibuke neza ko wagabanyije quality ya video yawe ku buryo abantu bari buze kuyireba babona ari ikintu kitagaragara neza kugira ngo ushobore kuyi-exporting. Ariko nyamara uramutse ukoze zi content ebyiri, nibura ugakora nka documentaire ukoresheje iyi telefone, nta muntu wazigera amenya ko ukoresha aka telefone. Icyambere, documentaire ntago iri buze kugusaba ndavuga ubwo nk'umutangizi, ntago iri buze kugusaba ayo sound card cyangwa n'ibindi bintu byose bigufasha gukoresha amajwi arenze. Ahubwo iyi telefone uraza kuyi-recordingisha amajwi ubwayo. Iyi telefone rero nujya kuyi-recordingisha ugomba kwirinda kuba wayitegaho umunwa gutya, sibyo? Gutya, kuko byakugusha mu ikosa ryo guhuhamo, ndetse n'abantu bagatangira kumva ko utari gukoresha microphone, cyangwa se bagatangira kumva umwuka wawe warushije ijwi ubushobozi. Mu gihe uri gukoresha telefone nk'iyi uri codinga cyangwa ari yose, ugomba kwirinda kuyitungaho umunwa. Hanyuma wakwibaza rero ngo ni gute wabikora niba ugiye kurikodinga amajwi, kuko tuvuge wenda ni documentaire wanditse ibintu ugiye kuvuga n'ibiki byose, uraza ufata iyi telefone uyibusanye n'itama ryawe cyangwa se n'umunwa wawe, wayirambikaho gutya, wayishyira hano kure cyangwa se ukayicurika gutya, ikaza aka kantu gafata amajwi ukaba wakarebesha hirya, ku buryo umwuka uza ugafata ariko ntuhuhemo gutya uteganye na mikro. Biraza gutuma ufata amajwi yawe afite quality yo hejuru, habe hasigaye kuyeditinga. Ubwo ndavuga ku bantu bakora nka documentaire, nibwo ni content nibura ushobora kuba wakora kuri iyi telefone ukisanga nta muntu wamenye ko ariyo wakoresheje. Ubwo ndavuga igihe utarashobora kuba wagura mikro, numara gufata amajwi yawe umaze kurikodinga neza, iyi telefone
iyo zigitangira cyangwa se zitarasaza n'izindi nkazo biza kurangira, ushobora kuba wayishyiramo nka CapCut, InShot cyangwa X Recorder, birashoboka ko yajyamo igihe cyose itarasaza. Nuza rero nuza gukora umaze gufata amajwi, fata CapCut yawe wayidownloadinze kuri Nuza, nurangiza ukore overlay, wadingeho ya mafoto ushaka kuza kurotatingamo hano. Ibyo bintu byose irabikora. Noneho nuza guproducinga ya video, nta muntu uri buze kureba, ntabwo uri buze kuyigabanyiriza karite, kubera ko n'ubundi video quality yayo cyangwa se ubushobozi video ifite ntabwo ari bunini, kubera ko nta mashusho arimo agaragara. Urumva ni ifoto n'amajwi, nuza kubishyira ku 1080 ntabwo biri buze kuba bifite gigabyte zingana n'izo amashusho wakameresheje gutya agize gute yakabaye agira. Hanyuma n'umuntu uri buze kubona amafoto yirotatingamo ntabwo ari buze kugira gute kumenya ko wakoresheje iyi telefone. Ariko nushaka kuza gufotora ngo ufate kamera hanyuma ngo uze kugabanya karite ya video wafashe kugira ngo uze kubona uko exporting naye uploading kuri YouTube, biraza kurangira abantu bose nta kintu bariho babona. Ikindi iraza kukurimita iminota uri bukore, kubera ko hari yo wenda itari buze gushobora. Ubwo navuze iyi telefone ariko n'izindi bijya kungana. Ubwo ndiho ndagira ngo abantu twese dufite telefone ziringaniye cyangwa se zitari yama iPhone n'ibindi byose birenze, tumenye content nibura ushobora kuba waheraho mu gihe utarashobora kugira ubushobozi burenze bwo kugura telefone runaka ushobora gufatisha ishusho. Nanone y'ishusho ritari gusa neza cyane, abantu birimita kubireba, ari nabyo bakora kubabwira ngo YouTube yita ku mashusho niki, nta bindi. Ntabwo YouTube yita ngo ku ishusho ngo uyu muntu arasa neza arasa nabi, message watanzemo yego nibyo YouTube yita. None abantu kubera ko bakunda ibintu bisa neza, biza gutuma nimba abonye bitagaragara hita bikuramo. Kandi YouTube iyo ibona abantu bari gushyiramo video bagahita bayikuramo, bagahitamo kwiriya ariko bagahita bayikuramo, itangira kuyibakura mu maso. Niyo mpamvu bavuga ngo YouTube ngo promotinga video zisa neza, ngo izisa nabi ntabwo promotinga. Ntabwo biba ari byo, ahubwo biba byaturutse ko abantu batangiye kubona ko video zawe cyangwa se zo muntu zitari kugaragara neza. Rero biba byaturutse kuyigabanyiriza karite, uze kubona uko editinga uko exportinga n'uko uploadinga bikoroheye. Rero ku bantu bakora documentaire cyangwa se ushobora kuba ukora documentaire, iyi telefone yagufasha. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri telefone yagufasha ni ugukoresha screen recorder. Mu bantu bigisha cyangwa se ba tutorials nkanjye n'abandi bakora nk'ibyanjye bafite ibyo baba berekana mu matelefone n'iki, iyi telefone ukoresha X recorder ushobora kuba wakwigisha abantu ntibamenye ko ariyo wakoresha, kuko ntago izanamo frame ya telefone, kandi wowe amajwi buyafata neza gutya kwa kundi utayitunzeho umunwa unereka abantu uko ibintu uri kubikora, nka bya bindi mujya mubona nkoresha ahangaha. Bivuze rero ngo iyi telefone nimba uyifite cyangwa n'indi ijya kumera nkayo, irinde kuba washaka kuyifatisha amashusho afite karite nini cyane, kuko ishobora kuza kukunanira kuyi-exportinga, ishobora kuza kukunanira kuyi-uploadinga, ndetse waba uri gukoresha na CapCut ukaza kwisanga hari ibyo uri gukanda bigahita bisimbuka, project ikavamo itarangiye. Ibyo byose rero bituruka kuba wayihaye ikintu kirusha ubushobozi. Nkoresha urugero rw'iyi telefone, ariko ntabwo ariyo yonyine nshaka kuvuga, nashaka kuvuga muri rusange abantu bafite telefone zikiri hasi. Ntabwo mukwiriye kuba murekera gukoresha YouTube, ahubwo mukwiriye kuba mumenya ngo none ahangaha tube dukora izihe content mu gihe tutarashobora kubona telefone irenzeho. Rero iyi telefone yagukorera, wanakwinjiza amafaranga menshi uyikoresheje. Byabaye byiza kuri uyu munsi smartphone guhera ku 20 urayibona, ariko ikintu nakubwira nuko menya content ugiye kuyikoresha, biraza kugufasha kumenya n'uburyo uri buyikoreshe, kandi ntihagire umuntu ukunyuzamo ijisho. Ndizera neza ko umuntu ufite iyi telefone ukunda gukurikirana ibyo dukora hano, afite telefone nk'iyi cyangwa n'izindi zifite ubushobozi nk'ubwiyi cyangwa ziri munsi yayo, uramutse ukoreshe neza iyi telefone ukirinda kuyiha karite nini, video nini, ushobora kwisanga nawe channel yawe iriho izamuka nk'iz'abandi. Twirinde gutekereza ibintu biruta ubushobozi bwacu, twirinde gushaka gusimbukira ku byo hejuru tudahereye ku byo hasi. Wahera kuri iyi ukamenya ibyo uyikoresha, ubundi ugatangira nawe ukubaka ibyiwawe. So guys, ndizera ko ugize n'ikindi kibazo cyo kumenya ngo ese ko mfite iki n'iki nagikoresha gute, ese iki n'iki cyakora ibi, uze kumbwira muri comment. Bye bye, ndabakunda, reka duhure muri video itaha.